urabizi kamwereke okay miliyoni 5 ariko kuri kondisiyo nakohereza kuri phone cyangwa se kuri banki yanjye nkeneye ari cash ya nta kibazo nsanzwe ndi umuntu mwiza cyane ntabimereka nzana nzayamaranza no kubaha ntari rwose agiye ishyiramo iyawe ntari ndahita ngo mbikore yanjye naho ubundi muryoherwe nakoze ahubwo se tuze kubatumira saa sita se ayo mahirwe se sha nta kibazo ndaza kuvugisha sha unaseka neza n'ukuri Imana ngaho ntari reka ngo mbikore yanjye niyo ngiyo sawa ntari niyo ngiyo sawa mugereye amahoro kandi murakoze sawa sawa Jambo, turetse ibyo ngibyo dore ikintu naguhamagariye ni iki. Urabizi imitungo ntabwo ari iyanjye, so niyo mpamvu nshaka kugira ngo ubimfashemo nyigarurire. ahubwo se tukiri aho ngaho uranyibukije gato ni ukuvuga ngo gahunda ihari sobanurira neza tubanze twumva nabonye umpamagara cyane byihutirwa hakunyuriramo twumve tumenye situasiyo tunimeze. Urabona tutagiye mu bintu byinshi, undi nuko madamu adahari neza, urumva twari twabiganiriyeho. Bona imitungo biragoye kwigarurira mu gihe bano bana bagihari. Ubwo se abo bana bangana gute? Urebye bari mu kihe kiri? Madamu ntabwo ahari, twari twabiganiriyeho neza, niyo mpamvu rero naguhamagaye twari twabinogeje nuko hari ahantu yagiye. So tudatinze rero kuyigarurira n'imitungo bano bana bagihari bari hano biragoye, niyo mpamvu nagira ngo ubimfashemo kuko bano bana baracyari bato, ntabwo n'ibintu by'imitungo baba bakabimenya kameme. Ibyo birumvikana sibyo, kandi biranashoboka hari uburyo umuntu yakoresha. Urabizi ko n'ubundi kazi kanjye se subiza. Ndabizi niyo mpamvu mbana kwizeye. Ngende umuyobozi pe, ariko biraza kuguhenda. Oya wowe bino bintu birimo risk urabizi, biraza kuguhenda. Ubwo nawe rasaba kuba ufite akantu kameze gute gafatika. Tutagiye muri byinshi, nawe uri umuntu kandi urabona ninjye uri kureberera bano bana. Mushiki wanjye nyirago yagize amahirwe yo gukomeza kubaho, ariko nawe ntabwo ntuce intege nyine, nawe uboshyemo tugendane neza wunguke nanjye nunguke. Oya ibyo nta kibazo, wese ubwo nawe rero n'urugo rwose ukuntu rungana n'abantu bagiye baruturamo bose, hano hantu ni hanini kunguka by'urunguka, ahubwo ikibazo reka tubanze turebe ku gafaranga bari ko duheraho. Mbere yuko duhera ku gafaranga hari bya byangombwa wari warambwiye. ahubwo si hari ibyo wabashije kubibona byose? Hari ibyo nabonye, ariko ntago
icyo ni cyangombwa kimwe. Ikindi haraburamo ikindi cyangombwa kiburamo hano bana bagifite. Icyo nacyo ugomba kuza kujyaho ukareba uburyo cyaboneka, ariko ibintu bigireho ikibazo rwose. Ibi ngibi bigireho ikibazo we bindekere subizi sinagaruka, ahubwo nidutaza kuza kugwana ku bijyanye n'amafaranga tutarajya kure ubundi njyewe rwose do miliyoni 10. Hanyuma akazi kawe dosinga iki cyangombwa ufite ntabwo nabifite byose biraza kugorana. Njyewe ndizeye naza gushaka uburyo n'ikindi miliyoni 10 by'akazi kawe nakajyamo neza nabikurikirana cyane ko nawe urabizi bino bintu bigira risk cyane ko ubizi neza ko muri iki gihugu ikintu cya ruswa kigize gute kitemewe. Urabizi bigenze nabi ukuntu byagenda byaza kugorana rwose. Wenda nanjye kubera ko mbikeneye kandi miliyoni 10 nawe urazumva ni miliyoni nyinshi. Miliyoni 10 ni nyinshi byibuza kubita nka miliyoni cyakora kamwereke nawe ugagura akamodoka ukareka kugenda n'amaguru. Kamwereke gira 7 gira miliyoni 7 n'ubundi dero twakoranye ntago ari nye ntago ariyo yagira guti ntago ari yatunanira rwose. Kamwereke dukoranye dero n'abantu b'abagabo reka duhurizemo miliyoni 5 tayari ibintu byose bijya mu buryo neza nta kintu nta ngaruka nibaye rwose shaho. None twese turi abagabo nawe urabizi kamwereke okay miliyoni 5 ariko kuri kondisiyo nakohereza kuri phone cyangwa se kuri banki yanjye nkeneye ari cash. Okay, nkeneye cash. Nta kibazo. Deal cyane kabisa. Aho urakoze cyane gusa ikindi nanjye reka mbe nkakenyere. Ikindi cyangombwa ndaza kureba iminsi nk'itatu. Gerageza turebe ko ino case byibura mu gihe cy'icyumweru kimwe yabi. Nanjye yabizi ko ndi professional muri ibi. Byamfasha kabisa. cyane sinono mana nyagasani nagiherahera cyamva reka nkubwire zana byose byinjiye hano iki cyane cyo cyambere gifite amanyasha mana nyagasani ariko ngiye kuryamagana wangiye kugitera injuga ibisaba n'izaba 2 yanda zifata ntabwo se cyari cyagera yo. Allo mwagezeyo se? Oya yise nkwamagara yani nayo mfite ikibazo kutabonye nimero yanjye. Oya niyo ngiyo ntabwo wari wamfashe nyine tu. Oya nta kibazo. Ngaho nta kibazo rwose mutoke kane muryoherwe. Oya ntari bindahari wowe nugira ikibazo utambwira ntari. Maze nahuteka maze ndabizi naza no kugufasha. Nari kandi murakoze sana. Sawa. Oh my god. Okay. Noneho ubu ngubu akazi kakomeza. Injira. Oh wow. Nendira kugutekereza ni karibu. Neze bon. Amakuzi. Neze bon. Neza. Wamaga kisi. Shawa jure. Umeze neza. Nari mukumbuye ni karibu cyane. Nari mukumbuye. Ande makuru ni meza. Neze bon. Muzo turi hano wenyine.
ndi jyenyine abandi bagiye mu tuntu Yagenze ute? araba ari mu gikari mbwira arakiba Nta kibazo tsoke ndakubwiye. Vanessa arahari? nde Rani so ugira ngo bapfa kumubona aya masaha wasanga yagiye mu bagabo agira abagabo umva Serese agira abagabo. uriya mukobwa nakiza ati Umwana mwiza. niko yakubwiye muhura ryari Uko mubona njye mubona umwana mwiza. wapi nakiza ati Ntukamubeshyira ariko ntukabeshyira undi muntu. ese namubeshyira dufite noneho ejo bundi kugira ngo wemere n'ibyari papa ejo bundi yamufatanya hariya ku muhanda nijoro twari twaryamye tuzi ko aryamye kumbe yasutse igipangu mbona yitonda kare agashinzi ubu ngubu uri kumubeshyira kare ni agashinzi nta bwitonzi ntabwo none se basi yaba yagiye he simbizi nari mukeneye cyane nyine unose abo bagabo kinanzanye ahangaha tu wasanga yagiye kureba ubu bagabo sinzi ibyiwe rwose ugiye bijya binanshanga ateye nabi ese ubundi ubona yanandushiki ubona ndushiki ndi umukobwa mwiza nta kintu ntwaye ubona uranandushiki witonze twongera usubiramo nyine tukubaza ubona bani andushiki Rani njyewe ntabwo namukunze kuko afite ubwiza umutima wanjye niwe ushaka cyane kandi ndamukunda ariko sinzi impamvu wowe urimo uranshaka nawe kandi nje kureba ibyo ndikubwira Rani nakiza ati uriya mwana yarananiranye ni ikirara akunda abasore ntabwo akunda abasore akunda abagabo mana yanjye sinumva ubu ngubu yagiye mu bagabo none se ni kubera ko utari kumubona hano njye mba nibera hano mu rugo ntabwo uri kumubeshyera ntabwo namubeshyera ko numva ntagenda namubonye arazasanga sisiye si mari wambwiye ibyo ushaka kumubwira bwira sibyo iba wigiye nyuma wa gatatu uvugana nabi wapi nawe ugira akabwo nyine njyewe ikintu nashakaga ariko akangaka ko kare wajya ugira ikinyabupfura ntabwo ubona ko twabonye umushyitsi se ubundi wabuze ibyo wambara ubwiye ni imyambarire y'abakobwa n'imyenda wabuze imyenda hariya mu cyumba n'irimo kuza wambaye none se njye narinje kukureba gusa sinzi niba mu mwanya nyine tukaganira ariko njyewe nta mwanya twari dufitanye nkumvisha umutima wanjye nyine gukumbuye ndavuga njye kumureba sinzi niba mwa mu mwanya tukaganira se uramureba se ubu wahamusanze sinarindi mu cyumba mu kihe cyumba wakaraya ubu wagiye mu bagabo ucunga papa agiye nawe ugahita wiruka ako se sinarindi ngenda wanga nese utanyenga sinaryamye ari mu cyumba kugeza umamagara uvuga ko hari umushyitsi twumvikane basi ntabwo nshaka ko biba ibibazo kuko yego ni wowe masanze ariko nari mfite iwacu kureba urareba si indaya se ni indaya bimwanditseho ko ari indaya basi se nzaguhamagare nimubona so ntabwo ari mpaka ngo umuhamagare kuko niyo yaba ari indaya cyangwa kumukunda usukundi njyewe niwe nashakaga ahubwo rani sinzi nimba wowe wamubaya tukaganira bwa nakubwira n'uburaya bwe nakubwira iki nyine urebye ubushize ntabwo nagize chance yo kuba twaganira bitewe na musaza wawe musaza wawe nyine wabonaga ko afite amahane menshi ariko sinzi niba azanashira ariko ngiye kubera urukundo mukunda ntabwo nitaye kuri musaza wawe nta kintu na kimwe nyine tu
Rega niba utarambwiye ko nkunda ariko njye ndagukunda. Aka ntabwo kajya gakundana n'akaraya gakunda abagabo ni agashuti karanshanze njyewe ubu ngubu Sebastian boyfriend uramufite cyangwa boyfriend se afite abagabo niba rero niba atari kukubeshya nazana telefone y'urebe ararasakuza ari kuri telefone akibeta agahita basigaho umwanya tukana. Okay, nta kibazo Umwanya se wawutambuye kuko ndi kumva muri gutongana njye sinzi icyo mupfa. njye nta kintu mpfa nawe ni ukugira ngo umuraho ahubwo sinzi n'ikibazo mufitanye nawe. mubaze hari ikibazo mfitanye nawe Gusa wadani nawe tukaganiraho gato. nibyo se muri mushaka kuganiraho njyewe natakumva Ngenda nk'ibanga. reka ntabwo byakunda kandi ndamutse musize hano muri salo uyu mukobwa uyubona uyu nguyu ubona ese wagiye wibona ndi kukubeshyera ni ubwa mbere byaba bikubayeho wagiye tuza tukabana n'abavandi ndi kukubeshyera subiza ndi kukubaza ndi kukubeshyera nese ibyo bintu uri kuvuga warambonye ni ubwa mbere ntabwo papa yagufashe Murafiki. nta kintu mpfa nawe Mfiki na mukuru wawe. nta kintu mpfa nawe ni uko mba ngira ngo nkubure nawe ntabwo uri kunyumva wase wagiye unyumva Kuko Kwita gushaka kunyumva. nakumvishe ariko umwanya n'uburyo. kuki wumvira ino nshinzi kandi njyewe mba nagu Ariko hari ikintu murimo muramisha mupfa mu buzima bwanyu cyangwa stili nuko mutari kunyubaha nk'umushyitsi tu cyangwa naje nyine mubona ndaje gusa ariko ntabwo ndi kuno mwakira abashyitsi cyangwa mufite ubundi buryo mubakira. uyu ni kameze ni agahenge ajyaho abantu umva ni agashinzi byaranshanze Egeye no kongorera basi ko ndi kumva ntabwo mubwire numva njye kumva ntabwo mva hano mbwira nta kibazo ko bingoye. yambwira nta kibazo isimbi ni umuvandimwe wanjye Simbi ni umuvandimwe wawe mukaba muri gushwana mupfikiza. ntabwo nzi banganya ariko nyine njyewe mukunda nk'umuvandimwe wanjye ngenda kwanga ibintu byose nkukorera ngenda kwanga usibye kumbeshyira nkubeseye iki aho ngaho nkubeseye iki mbwira icyo nkubeshyeye niba utarabikoze agashinze murajya musiga hano muri salo muri gukora iki nta wundi muntu uhari ntabwo mava